Sheri karame Kecuru ntabwo yageze hano mu gitondo yahageze sheri se kutambwiye nari kubona ukiryamye nanga kubukangura Sheri urasa neza nubwo uzi yuko hari uruko urasa nk'iri zuba ribyutse ricyane ariko sheri wanjye ntagira imitoma oya ntabwo ari imitoma sheri karabashu nkunda kuntu ni byose nanjye rero iyo mbwiye gutya kuko ndabikubye inshuro 1000 umva kugira umugabo nkana aratomboye ni byose nanjye naratomboye ariko be yes hari ikintu kijya kimbabaza ikintu kikubabaza nuko wabara ntari manzi ujyame muri ibituza by'umusore usa na Yesu maze umbwire bebe hari ikintu kimbabaza cyane kuba tumaze imyaka 3 tutabyara kantu karambura udufoto twiza mbega akana keza wowe uko mwana akuzura n'umuhungu wanjye we cyakoze ubanza umuhungu baramuburuza Elize banguka hano ndebe uko mubyeyi kiye Oui, maman. rero kubona agakana Ndikora. urabona ukuntu umukecuru yizihiwe Mama ndikubona arisiyo cyane ko kandi nanjye aricyo namusezeranyije. Mama nanjye nzatuma wishima. Nzakuzana umukazana mwiza ukubaha arega mama none se reba wa muturage wacu. kura ibintu mu magambo Sheri ntukazagira ikibazo mu gihe kumwe nanjye kuko ninjye mugabo ugukunda kandi nzagukunda iteka maze wicecekere mama ni ikibazo cy'igihe Imana natwe tuzaduha umwana sibyo Sheri Sheri mbabarira nturiye nanjye udatuma ndira ni ukuri kw'Imana iyo bebe icecekere kwihoreze sibyo ihorere nkihoreze Imana izaduha umwana Sheri mbabarira wirira ni ukuri ni ikibazo ndababaye Sheri basi ryama mu gituza cyanjye uhumeke kabiri usubize umwuka inyuma wumve yuko uri kumwe n'umusore wagukunze kandi Sheri nzagusigasira kugusiga byo ni kirazira nzagukunda ibihe byose maze wicecekere urukurira maze amarira yatemba nkumva ni ibibuye biri kwikubitagura ku mutima nkumva uri kubikomeretsa icecekesha Sheri icecekere mama maze ubundi twigire mu nzu ubundi agazeho wa munezero washatse sibyo maze mutegurire utekera karete sibyo Sheri ngaho se gashaka seka I love you urasetse urishimye maze twigenere mu nzu mama ikibugubugu cyanjye mon bébé nahamagaye umuganga wo kukuvura Mbese mama ngenda barakuroze mama. ubundi usore ko nawe uri muzima barakuroze Mama. ariko gute imyaka 20, 25, 30, 35 Siko bya bintu koko bikomeye. ndakoroye Reka none ngire vuba pe byanyu birakomeye. nkeneye umuzukuru nkeneye Reka mubwire ugize umukazana umeze nk'uyu muturanyi wacu wakishima njye nicyo kintu nategereje mbanze ndebe umuntu nibuza ushobora kubaha mama wanjye ufite ibyo kurya ntushoboye no kubirya byibuze ngo ntarye gute se batakuroze mama njye nta muntu wandoze ninde se wandoze okay mama reka muhereke sibyo mu minsi mikeya kanzakwereka umukazana simbigusezeranyije cyangwa umbwire niba bigutera ubwoba cyangwa bikagutera n'isoni ngo uteretere ko
kugira ngo wumve ko nkeneye umwuzukuru. oya mama okay reka nkubwire njye ndabigusezeranyije basi reka nze ndaje mbikure mu nzira pe ariko kandi nzakuzana umukazana kubaha mwiza cyane. Uzi ko mbitekereza umutwe ukanje. Ese mama ariko sinumva ngiye ikibazo. Ese uri imyaka 35 ni myinshi. Ubuse bafite 40 n'ingahe? Bari bandese. Barahari. Bantu sibyo wowe mana yanjye. Nizere ko ariko. Ibintu mbwiye. Arakuri. Nukuri mu myaka nk'itanu narabonetse. Ingahe? Nk'itanu. Guhaya amezi 6 yonyine. Niba utari wamunyereka nzamugushakira kinga. Nangende. Sigara utegereje ko. Se mama. Babarira ariko. Se mama koko. Imyaka 35 ntangiye kurambirana. Se ndarambiranya se mugani buriya nanjye ko nta buryo ndanigenza ngo numve mugani urasi ikibazo. Ase ko ndatinya abakobwa. Ko numva se byose bisawa. Mugani wa mama. Nibuza ngo no kugerageza nkumva. Meze neza amashuri wanjye kumeze neza nta kibazo usibye ko ari ka kabazo gusa karimo naho urakazi ariko shiri wanjye mbona nta kibazo uretse mabukwe wanzonze. Shani nta kibazo nari mfite uretse icyo ngicyo cy'amabukwe babikajije. Karibu. Karibu iki? Karibu. Nzarura umuhungu wanjye hehe? Ese ma, ubonye nta bakuru babaye? Ariko mama nta no kunsuhuza. Umuntu arakomanga, ugakomeza kuri telefone waricaye warajinjaraye. Ubwo n'ikijerekani kirimo ubusa. Abandi babyeyi barakikiye bafite abana. Abandi bakecuru bari guhamagarwa bakaka banyogokuru. None genda umuhungu wanjye nzarabara ubaricaza ngafite umugore subi inzu rukuyikoramo iki? Wayisohokamo bashoye bakaza. Ubundi umuhungu wanjye yaherekeje abashatse. Nzarubara we. Umfiriye ubusa, umpojeje isoni. Nkubwira ngo uyu nta mugore urimo. Nari nakubonye kare ko nta mugore urimo. Ariko mana nyagasani koko. So ushaka iki ngumvira ku mwana? Ushaka iki nguve muri uru rugo? Uziko nje ntakeneye kugira ngo mbone utwuzukuru. Urarira singayo marira yawe avemo akana mbone ukikiye akana. Si koko mana. Ubu mbana ushatse icyuri cyo nkana kibura weho. Ariko mama kwimana rero wambabarira koko hari igihe nzajya urubyaro yarakumvishe kare bitandukanye sinzi nicyo nabukora wambabarira baravuga imbabazi kwa muganga n'ingaruka sinzongera kugusanga hano sinzagaruka kugusanga hano ubu ntahise sinzi niba ndi hano twasase mana koko ikiwamana nanjye umubyeyi abandi nkabakora kubaka wambabarira mana wamoye mana koko nzakutya kuko mpaye urubyaro nkareba ko umukecuru yakwishima wenda nkaba muri uru rugo ntumye nsenya ariko ndababaye. Santa umeze uteze Meze neza nta kibazo wose umeze nanjye meze neza nari maze iminsi nyine ntazahanga kukureba narayobe impamvu utangira kudusura bari barabana hano uyasha ni akazi kenshi umuntu aba yiruka muri byinshi birumvikana ugasanga nyine abuze umwanya gusa mba nkuzirikana n'inshuti yanjye ariko ikibazo cyari cyakindi rero ujye ugerageza wihangane sibyo ngerageza kwihangana ariko hari ikintu kigiye kimbangamiye cyane mavukwe arambangamiye cyane niwe umbangamiye muri ubu buzima bwanjye. isundura mukecuru barabura gushakaho iki we ko afite urugo rwe nawe ukaba ufite urwawe simbizi gusa arampangayikishije arambabaza cyane ambabariza umutima. ujye umwihorera uriya nta kintu yagutwara ndabizi neza igihe kizagera usubizwe ubona imana
sha rero njyewe mbona sheri wanjye nta n'ikibazo twibaniye neza ariko uriya mukecuru ambereye kasha. nzarubara aho nzakubonera uzarubara koko uzarubara aho mana ndagushonje ngo tugire ibyo twiga tugire ibyo tunoganye. ubu abamfite akuzukuruka bagatamfashe no koza n'ututwo ikiraho kirajunjaraye nta no gutekereza ewa njye narabyaye singasekwa Imana y'ukuri komeza kunyobora. Mama wiriwe Zaruba ugeze hano ariko Imana nari ngushonje mwana wawe uraho komera cyane wari unshonje icara no gukurugu tugira ibyo tuvuga ahubwo nanjye ndi hano nari ngukeneye ariko banza wari unkeneyemo ibiki se muhungu ariko se mama nari ngukeneye cyane nanjye nari ngukeneye ibyo byari binze ubu ngubu n'ikigusetsa ni uko nta n'utuzi two kunywa wanywa muri iyi nzu tutaragira icyo tuvugana. ngaho rero mwana wanjye mbwira uriya mugore ushaka kunshingura mwana wa ntari byo kutwuzukuru koko sha ikintu kinkomeza muri uru rugo sha umugabo wanjye arankunda nta kibazo dufite yego turakundana ntabi ariko kubera Imana wenda bizakunda ahubwo se sha reka mugire inama ariko ntunyite umugome oya nta n'ikintu bitwaye buriya abantu benshi barabikoresha nuko wowe utabizi egera nyine mbikubwire ndavuga cyane bikagira sibyo buriya mfite umushuti wanjye sibyo hari umuganga atanga imiti pe nkabyara nahita nishima wenda uriya mukecuru ntamukira urumva ni ugushaka rero ivu tukazagenda twisize ivu nzaguherekeza sibyo nyine ntabwo akunda abantu basenga utazazana ibintu byo gusenga byawe ivu nyafose nyine kubyisiga mu maso kugira ngo nyine uramutse abakurambere ubwo se umugabo wanjye abimenya akanyirukana azabimenya biguye n'iki tuzagenda ariko n'igihe ashaka urubyaro cyane ni wowe ushaka urubyaro nyine nutimenya ibyo birakureba oya tuzagenda ahubwo tuzagenda cyane rero ntabwo bakunda abantu nyine bahise bagenda babatunguriyeho ndaza kubanza mbahamagare ariko tuzagenda ejo 6 z'ijoro ugomba kwisiga ivu kandi ugakoresha uburyo bushoboka bwose umugabo wawe ntabimenye sha ntabwo agomba kubimenya kuko nahita nduvamo byihuse ndabizi none se ahubwo ubwo izo 6 z'ijoro nzamubwira ko ngiye uri umwana se sinzi umwana ariko nzareba ko mbigenza wowe uzacunga yasinziriye sibyo ubundi ubyuke gake ubundi ukingura urugi gahoro ubundi ugende ku buryo tuzaza mu rukerera atarabyuka ntabwo azigera amenya rwose ibyabaye tubikore gutyo shari inshuti nziza nicyo gukundira reka kuva mu buto bwacu umvura inshuti nziza kagende rero sibyo sinzakubure urakoze kuko umva abakurambere banyica umvura inshuti nziza narakoze kukumenya urakoze sawa suhuze sawa ushaka kunshingura koko nzarubara wakabara amabyibo nzagutuka ibiki nzarubara kukojeje isoni ibyo nibyo byatumye uza mu rugo iwanjye kumvogera ukaza ugakubita umugore wanjye koko nakoze gakeya buriya ntabwo wari wambona nzarubara mbinyoko ariko burya ntunzi ntabwo wari wambona buriya nakoze gakeya ni nkaho nakamufashe waretse kuntera agahinda ariko sinzavuga nkubaze none umbwijije ukuri ntumbeshe ndi nyoko nzarubara ndakuzi ngize ukuri uriya mugore yaguhaye inzaratsi iki ariko mama mbwira ndi kukumva ngo uteze yose tuzi ushira umutima ntuzi iki nzarubara imyaka ibaye ingahe iki agiye kwikubita mu gwaka ngahe nzarubara ariko nyine byose ni imana ibige
imana si imana yaravuze ngo n'ubura ubwenge nzakureka rero nawe wabaye icyohe wabuze ubwenge. Okay. Mama, ngaho rero uri mukuru warambyaye ni wowe ushobora kumenya umwana wawe ikimukwiriye, ngaho mbisize mu maboko yawe, gira inama y'ikintu twakora. Ahubwo se kare kose andakora none se waba abakobwa bose buzuye muri iki gihugu n'abagore wabuzemo n'umwe wakubyarira Nzaruba? Ariko nyine uraje banakunze. Umva rero uriya mugore wawe uzagende uje kumuroha mugezi agapfirayo, ntabwo uzamenya ibyabaye, uzakirwe yo gusa wigize urucushoshe ujane n'ubundi muntu kimeze nk'ikitagira ubwenge kiroheyo ubundi wigarukire urebe ko utarazana umugore muzima ukabyara mukamuhuza ukuntu Nzaruba. Ntabwo ushaka kumbura nishimiye Nzaruba? Ubu tutwumva turabona ariko twose no kuganira nakuzukuru kanje. Mama, ntabwo ari byo wanze umwana. Mbwira ko iyo nama yanjye urayikurikiza Nzaruba, nta bindi turenzaho. Utankera iseseme nk'umugore we yanteye, niba utumvishije inama yanjye umvire mu rugo sinzongera nawe gusomana amazi Nzaruba. Mama, birakomeye. Niba ushaka kumeza kwitwa nyuma ukaba umwana wanjye Nzaruba, iyo nama uyikurikize. Mama, buriya kwikiza umuntu wakunze birakomeye. Nzaruba nyine sinakwanga inama zawe nk'umubyeyi. Ubwo nyine mama, reka bibe uko ushaka. si wumva ngaho ubaye umwana ngaho rero Nzarubara andagenda singuherekeza dore ndi mu turimo ubundi nzabamenya ko wabikoze neza mbonye hari cyagize sibyo. Mfatira igiburyo ngaho genda ndari gufatira mwana wa ugenda ndebe ko wenda waba umukati n'abandi. yewe ndamuhamisha kanze mpamagara umugabo ahubwo mpite mumuteranyaho kiriya nacyo rero burangukiza ngo gifite inshuti. Nzarubara reka muhamagare da wabona anyijyaniye dore ko nanaheze ku ishyira. Yaciyemo. Halo, umeze neza? Ko nari ngushaka se? Sha ni ukuri birihutirwa pe. Mbabarira cyane, ni ibintu bigendanye n'ubuzima bwawe kandi n'urugo rwawe. Mbabarira duhure pe. Mbabarira rwose. Uraje? Reka nze duhure. bera nari nkwitabye. Mvuye iwawe rero. Cyane nyine nagiye kure. Mbaza ngo iki? Ubwo nyine ampamagaye nanjye ndi kwiruka. Ubu ngubu nuko muraguta ntabwo ntuzi. Sha nushake ntutuze. Habaye iki mu rugo? Nta makuru ufite. Ntabwo ahubwo yana. Uriya mugore wawe ubundi uramuzi? Ndamuzi se Sandos. Umurozi mubi. Ngo subiramo numva. Umurozi mubi. Ibyo bintu by'uburozi. Nanamufasha amajwi. Nibyo se. Nyakumvishe se? Baza ngo byagenze. Umbwira. Umugore njye kumusura. Urabizi ko turi inshuti. Subizi? Cyane. Ngerayo turicara nyine nk'ibisanzwe abanza kuntakira bya bindi bye mushango nyine ko yakuye urubyaro ngo mabukwe nyine ngo ngaba yumva ngo yanyirukana ngo nibiki. Ubwo nyine ndamwihanganisha nawe subiza uko ngira umutima mwiza. Nuko nguko rero arangije atumva atari ko buno kino kigabo gishobora kuba ari cyo kitabyara ati hubwo ngombe nkikize ngombe nkiroga umva numara kabiri muri rugo yahangara bivuga arayari bujye kukuzanira uburozi bwo kuguhitana iki nawe uraho kubera rero urukundo ngukunda ndabirebye neza neza ndavuga ati mana yanjye ibi ni ibiki ubwo ari kubimbwira azi ngo ndi inshuti ye magara n'ibiki ndavuga ati reka ntibishoboka
bera sando yahangaye akubwira uko ashaka kunyica. ariko se kubivuga byoroshye ukagira ngo uriya mugore wawe uramuzi neza umubona yisekeshwa ngoko kandi intare uzisanga afite n'ubwoba uzisanga agufitiye n'impuhwe Nibyo. arakureba akabona uri igiporokoro imbere ye ahubwo se ubundi uriya mugore utanabyara ugeretseho no gushaka kukuroga ubundi umutunzemo iki ntabwo tureba ko duhari ubu se ndi umukobwa mubira Bera wivunika icyo gukora nacyumvisha maze wakibona kibombaritse kirundarunze nk'ibifumbire by'inkoko ukagira ngo koko ni umuntu muzima. ubundi se uriya ni ivaze ni igiki Bo umwanzuro ndawufashe Bera ubundi nshobora kuba narayobye ari wowe wanjye warayobye rero aka kanya gira inama y'icyo gukora. inama ikiza kara ego kumana kiza amahera mabyi mwanda muri rugo Bera akaba yishongoye ari guseka kandi agufiteho umugambi mubi aho kugira mpitane ahubwo njye namutanga murangize nkamwereka ko nzarubara uwo yatekerezaga ko ari we atari we. ahubwo se turabikora muri ubu buryo ngo mbigufashemo n'undi tumurangize. Bera umukecuru aho yari yabimbwiyeho yambwiye ko ntamujyana muri wa mugezi niyo hepfo nkamujyana ahubwo iyo nama niyo ni ukuri Bera ariko mbi iruhande unyifashe. humura si ubizi se humura ndakuba iruhande ihangane ni ukuri abagore nk'abariya imana ijya ibahana. Bera urakoze ni ukuri nkijije icyobo nari ngiye kwikubitamo gakiza ahubwo nutarara umuvanye muri wa rugo uzi ngo urarara mwikize vuba mu maguru mashya. Bera icyo gukora ubwo nacyumvishe wivunika. humura nanjye nzakuba hafi njyewe gusa ni kuri telefone sibyo nta kibazo mbe hafi. Urakoze aho rero reka nigendere hatagira n'umuntu utubonana hano akagira ngo turi mu bintu bibi. igendere sawa. Sandra binkoze koko ariko icyo gukora nacyo ngiye kugira nigize umwana mwiza muryoshye amagambo meza aryoshye y'urukundo mubwire ko ngiye kumusohoka ubundi mpita nikiza umwanda sunikira mu mugezi gahunda nishya. Ya sheri nizere ko hejuru uko mama yaje akakubabaza ubu nta kibazo ufite. shiri nta kibazo nase ko mfite urukundo rwawe nawe baragute namuganirije ibintu ntabwo yabigize fight byoroheje yabyoroheje ubu ngubu nta kibazo ni njye nawe shiri wanjye ariko usa neza none se shiri ni sawa surprise shiri wanjye urakoze ubu imeze ite ariko ntibikuragira amatsiko ariko amatsiko yawe kuva kera ukiri umwana n'ubu ngaha shiri reka nguhembe Rega shiri sheri sinabona uko ngushimira urakoze kuko urukundo ruranyura nanjye ruranyura shiri wanjye surprise ngufitiye sheri hejuru y'abantu benshi bamaze iminsi bagutuka bagutoteza niyemeye kugushimira agahinda waguteye urukiza ingofero urakoze shiri wanjye nicyo ngukundira sheri byagusohokana ahantu heza no kugenda ku mazi uzi koga uranyigisha ibintu byose njyana kwigisha none se si icyo umufasha abereyeho sheri wanjye nicyo umufasha abereyeho ndinde yo kubyanga ko ntari uwanjye ngo nigende niyo bamukunda sheri ngaho tugende twitegura tugende none sheri wanjye ushaka ko nambara ariko nawe uzi koko nibyo wambara biguhitiremo mitiramo nibyo byiza kagakanzu kawe kagera gatukura niko keza
akunda Eh, tugenda tugenda kuko warekana hano nkaguterura sheri karame nawe mukunzi wawe ukiri muto urabyumva ute kuba nagusohokanye sheri ndishimye cyane mbega byandenze sheri biba ari ngombwa kandi niwo mwanya mwiza wo kugira ngo twicare tuganire turuhuke turebe ko ntabwo twabona umwana wazana ibyishimo mu rugo rwacu sheri byaba ari byiza natwe tubonye akana kakajya gutumara irungu nuko rwose sheri buriya ngufitiye surprise rero ngufitiye surprise ese urabyumva utakutishima ngo mbibone ndishimye cyane sheri buriya rero akantu ngufitiye ni surprise mpeza kakantu ngomba kugenda nagupfutse neza sheri akira ujye kunyereka iyo surprise kuguha surprise ariko birinduka neza mombe ewe gasheri iyo surprise ndashaka kwireba genda ujya kunyereka iyo surprise uriteguye genda ujya kunyereka iyo surprise ndashaka kwireba tugende sheri tugenda ujya kunyereka iyo surprise ariko ndishimye sheri genda ndi kukwereka aho nkugana sheri nawe urishimye ndishimye cyane ndashaka wanjye ndishimye pe ntabwo turagerayo ariko tugiye kuhagera nishimye cyane amoka arega akantu naguteguriye keza ukumva turi kunyura ku mabuye ubundi byiza biravuna ugatore nama surprise sheri